Yes, I ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko Reka rero dutangire inkuru yacu. Inkuru yacu turayitangirana n'abana babiri bavukana, umwe yitwa John, undi yitwa Lily. Aba bana babiri rero turatangirana nabo aho uyu mwana w'umukobwa yaricaye muri salo iwabo. Yicaye asa nkaho yicaye hafi ku idirishya, izuba ryari riri kurasa, yitegereza environnement, yitegereza buri kimwe cyose, ariko uyu mwana akaba aragaragaraga nkaho asa nkaho yigunze. Musaza we John akaba yarari mu cyumba cyabo, ari gukina games, ari kureba cartoon kuri televiziyo. Ababyeyi babo bari bicaranye hano n'uyu mwana w'umukobwa. Mama we akaba yari yicaye kuri telefoni ari kuvugana n'abantu bakorana ku kazi, ubona ko mama ari bize cyane. Papa we nawe yarari mu kazi ke, nawe yicaye aho ngaho muri sofa, ariko nawe ari muri business ze, ubona ko ari busy, batitaye ko uyu mwana rero yaje guhaguruka ava aho ngaho muri salo, noneho yerekeza muri cya cyumba cyabo aho barara we na musaza we. Noneho ageze muri cya cyumba cyabo asanga musaza we arimo arareba cartoon, arimo arareba televiziyo. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje kumwicara iruhande, arangije batangira kureba televiziyo. Noneho hari ukuntu rero uyu mwana w'umuhungu yatangiye gusacinga, barimo bareba cartoon, ariko urabona n'iki gihe televiziyo nyinshi zisigaye ziri smart ku buryo bareba cartoon ariko bakoresheje internet. Uyu mwana rero w'umuhungu yarasacinze, arimo asacinga cartoon, noneho aza kugwa kuri filime runaka. Akigwa kuri filime runaka ariko asanga filime ni abantu bakuru. Nuko uyu mwana w'umuhungu abwira umwana w'umukobwa ati, Lily, urabona iyi filime urabona imeze nka za zindi mama wacu na papa bajya bareba, zimwe bajya batubuza kureba akatubwira ngo tujye kuryama. Noneho wa mwana w'umukobwa aramubaza ati, ese izi filime ni ukubera iki ubundi batubuza kuzireba? Nuko uyu mwana w'umuhungu aramubwira ati, izi filime batubujije kubera ko ari iz'abantu bakuru. Nuko uyu mwana w'umuhungu arangije aramubwira ati, ariko se Lily, waretse ubundi tukarebaho gatoya, tukareba ibyo ari byo, tukareba ibyo batubuza, ese ni ibiki baba bashaka ko tutareba? Uyu mwana w'umukobwa rero yabanje kwanga, abanza kumubwira ati, njye ndumva ntabireba kubera yuko mama na papa baratubujije. Nuko uyu mwana w'umuhungu mu gihe uyu mwana w'umukobwa ari kumubwira ati, ntago nabireba, sinshobora kureba, mama na papa baratubujije, reka turebe ibyo tugomba kureba. Uyu mwana w'umuhungu yari yamaze guplayinga ya video, yamaze kujya muri screen. Nuko birangira rero uyu mwana w'umuhungu John ndetse na mushiki we Lily barebye ya filime, barakomeje rero barayireba. Aba bana rero bakibona ibi bintu aba bantu bari muri iyi filime bari gukora, mind y'aho mwana w'umukobwa yatangiye kuresinga, atangira gutekereza ibintu byinshi, mind ye itangira kujya kure. Ndetse na mwana w'umuhungu nawe nuko ya filime bitewe n'ibyo bari kureba by'abantu bakuru, aba bana batangira kugira intekerezo zidasanzwe, batangira kugira izindi ntekerezo. Nuko rero ubwo filime yarigezemo hagati, uyu mwana w'umuhungu arangije yegera mushiki we, arangije amubwira ati, ariko se Lily, waretse tugakora ibi bintu tukumva ukuntu bimera natwe? Kubera iki uriya muntu bari abantu bari kubikora, kubera iki bari abantu bari kubikora ukabona yuko basa nkaho biriya bintu bibaryoheye? Waretse tugakora ibi bintu tukumva uko bimeze natwe? Nuko uyu mwana w'umuhungu rero akomeje kwensista mushiki we. Noneho biza kurangira aba bana bakoze ibi bintu. Bakibikora rero, bamaze kubikora, uyu mwana w'umukobwa atangiye kuribwa mu nda, atangiye kumva atameze neza, ariko kubera ko ababyeyi babo bari busy bibereye mu kazi kabo, nta kintu bitayeho, ntago babashije kumenya ibyo byari byabaye, cyangwa se ngo bamenye uko abana babo batameze neza. Nuko ubwo rero umunsi wa gatatu bongeraga bakareba filime, bakareba cartoon we na musaza we ngiye gushaka kumuhatiriza ngo bakore bya bintu, ariko uyu mwana w'umukobwa aranga, aramubwira ati, biriya bintu ngiye numvise bimbabaza, biriya bintu ntago nshaka kubikora, ahubwo ngiye nshaka no kubibwira mama wanjye. Nuko wa mwana w'umukobwa rero umunsi umwe aza kwegera mama we, ubwo mama we yarimo yitegura kujya mu kazi. Nuko uyu mwana w'umukobwa agerageza kuba yabwira mama we ko ashaka kuganira nawe, aribyo ashaka kumubwira, ariko mama we arangije aramubwira ati, ndi kwihuta cyane, mfite akazi kenshi uyu munsi, reka tuzaba tuganira ikindi gihe. Nuko uyu mwana w'umukobwa rero byabaye nkaho atereranywe, kubera ko yashakaga kubwira mama we ibyo yakoranye na musaza we, dore ko yumvaga ko nta kosa ririmo, yumvaga ko nyine ari ibintu yakoze ariko akumva bimubangamiye, kandi musaza we akarimubwira ngo bajye bakomeza babikore.
nuko uyu mubyeyi rero aramwirengagiza, umwana asa nkaho atereranywe aguma aho ngaho. Gusa uyu mwana w'umukobwa ntabwo yongeye gusubira gukora ibi bintu hamwe na musaza we. Uyu mwana w'umukobwa yumvaga yabibwira umuntu ibintu byamubayeho, ariko ntabwo yari azi ni gute yabibabwira kubera ko ntabwo yabashaga kubabona, ndetse yari atekerezaga ati ese nindamuka mbivuze bakambwira nabi, ese nindamuka mbibwiye iwacu bakankubita. Nuko igitondo cyakurikiyeho hari umu anti wabo witwaga Ada yaje mu rugo iwabo. Uyu mu anti wabo Ada yari umuhati uri kind, umuhati uri sympatique abisangagaho bose, ndetse uyu muhanti yakundaga uyu mwana John ndetse agakunda na Lily. Nuko uwa mwana w'umukobwa Lily arangije abwira anti Ada, aramubwira ati ndashaka kuganira nawe, hari ikintu nshaka kukubwira. Nuko uwa muhanti arangije aricara yegera wa mwana w'umukobwa Lily, aramubwira ati mwana wanjye mbwira. Nuko wa mu anti arangije aramubwira ati my sweetheart mbwira niki ko mbona utameze neza, umuntu ufite ubwoba bwo kumbwira. Nuko wa mwana w'umukobwa abanza kwanga kumubwira, ariko uyu muhanti arangije aramwegereza asa nk'umufashe, aramukamfatinga, arangije aramubwira ati mwana wanjye mbwira nta kibazo, ndi hano kugira ngo nkumve. Nuko wa mwana Lily arangije aratangira ati anti Ada, aramubwira ati njyewe na John twarebye ibintu ejo hashize kuri televiziyo, ntabwo twari tuzi ibi bintu ibyo ari byo, ariko twabonaga ari ibintu bishimishije. Rero twagerageje kubikora, ariko numvise biryana, byarambabaje. Twabikoze tugira ngo twumve natwe uko bimeze, ariko numvise bibabaza cyane. Ngo wa muhanti Ada aramwumva neza cyane, arangije aramubwira ati wahisemo neza ko waje kubimbwira mwana wanjye. Aramubwira ati ibyo wabonye ntabwo ari ibintu by'abana batoya nkawe. Aramubwira ati rimwe na rimwe abantu bakora amavideo ashobora kuba yatera urujijo abana bari ku myaka nk'iyawe, ndetse ntabwo ari byiza yuko umwana nkawe yarebye amavideo nkayo ngayo, ntuzongere kugerageza ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko Lily arangije yitegereza Andy we, ariko ukabona ko umutima we urimo confusion nyinshi cyane. Nuko wa mwana arangije amubaza ati Andy Ada, ese ni ukubera iki biryana, ese ni ukubera iki ntabyumva ntumva ibyo ari byo? Nuko Andy Ada arangije araseka. Nuko arangije amubwira ati sweetheart nibyo kuba wakagombye kugira amatsiko, ariko umubiri wawe uracyakura, ndetse ibintu nka biriya ni by'abantu bakuru, ntabwo uragera mu gihe cyo kuba wajya mu bintu nka biriya, nta nubwo ukwiriye kumenya ibyo ari byo mu myaka ufite ubu ngubu. Icyangombwa ni uko utazongera kugerageza gukora ibintu nka biriya, umubiri wawe uracyakura, ugomba kwitaho kandi ukawurinda. Nuko ahangaha rero wa mwana Lily yumvise agize amahoro muri we, yumva noneho arasobanukiwe. Uyu mwana ahise yumva yuko atari ngombwa ko yakagombye gukomeza no gutekereza kuri ibi bintu. Nuko kuri uwo munsi rero ari nimugoroba, Andy Ada yagiye kuganira na mama w'abana. Nuko arangije asobanura mama w'abana buri kimwe cyose abana bakoze, abana bamubwiye. Nuko mama wabo yahise afata umwanzuro wo kwicara hasi akicarana n'abana be aribo John ndetse na Lily. Nuko wa mama arangije atangira ati Lily and John bana banjye, nishimiye kuba ndi hano ndi kuganira namwe. Arangije aramubwira ati ni ingenzi yuko nakagombye kubaganiriza ku bintu bigenda mwibazaho cyane, ndetse bibatera confusions muri mwebwe. Ibintu mwabonye kuri televiziyo ni iby'abantu bakuru, kandi mumbabarire kuba mwarabibonye, ariko nishimiye yuko mwemeye mukicarana nanjye mukaganira nanjye. Nuko Lily arangije areba hasi, yarazi yuko mama wabo ari bo barakarire. Nuko wa mwana arangije aramubwira ati mama ntabwo nabikunze biraryana. Mama arangije aramuhobera, aramubwira ati mwana wanjye umbabarire kuba ntarakubaye hafi. Arangije aramubwira ati mwana wanjye hari ibintu biba ari iby'abantu bakuru, kandi ntabwo uragira imyaka yo kuba wakora biriya bintu, ntuzongere gukora ibintu nka biriya. Nuko arangije aramubwira ati mwana wanjye kandi ufite uburenganzira, igihe icyo ari cyo cyose ufite ikibazo wagombye kuza ukambaza, niteguye kuguha umwanya. John wari umaze akanya acecetse, arangije areba mushiki we aramubwira ati Lily umbabarire, ntabwo nari nzi yuko biri bukubabaze, njyewe nari nzi yuko turi gukina. Nuko Lily arangije araseka, arangije aramubwira ati it's okay John. Arangije aramubwira ati ndizera njyewe nawe twarize ikintu cy'ingenzi. Nuko nyuma y'icyo gihe wa mubyeyi w'aba bana yafashe umwanzuro wo kuzajya buri munsi afata akanya gatoya akicarana n'abana be, akaganira nabo, akabasobanurira n'ibintu bibatera amatsiko byinshi baba bafite muri bo, akicarana nabo akabaha umwanya akabaganiriza. Nawe rero w'umubyeyi
wateze amatwi iyi nkuru ngufiya, nizere ko hari ikintu wigiyemo. Wakagombye gufata umwanya ukaganiriza abana bawe igihe cyose ugeze mu rugo, ukababaza amakuru ndetse ukabasobanurira bimwe mu bibazo waba bibaza. Wakoze rero kubana nanjye muri inkuru ngufiya, ariko inkuru ifite inyigisho ikomeye. Nizere ko rero hari ikintu watoyemo, kandi nizere ko ugiye kwisharinga ukayohereza buri umwe wese kugira ngo nawe abashe kugira icyo yakuramo. Wowe mushyashya ndagusaba ngo ukande subscribe ndetse ukande no kuzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru, kandi like ndetse unasharinge.